nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, ndabashimira aka kanya mu mpaye kugira ngo nsangize abantu bari hano urugendo rw'agahinda n'imibabaro nanyuzemo kugira ngo mbashe kurokoka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Munyemerere banze nivugi. Nitwa Theoneste Ngironsanga, nkaba mvuka mu cyahoze ari prefecture ya Cyangugu, komine Gafunzo, secteur ya Shangi, akagari kari Gasharo. Uno munsi ni umurenge wa Shangi, akarere ka Nyamasheke, ntara y'Iburengerazuba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere ya jenoside gatoya imiryango y'abatutsi n'uwacu urimo ku musozi w'iwacu ni imiryango yarutunzwe n'ubwoba kurusha ikindi kintu cyari cyo cyose, kubera ibihe twarimo ubona ko bikomereye abantu. 64 sogokuru muvuga bigwi baramwishe bamujugunya mu mazi mu kiyaga cya Kivu. Mbere ya jenoside gatoya babyara ba papa bari batuye Mururu, uwitwa Bucyana Perezida wa Sederi yapfuye, barabasenyeye ibyabo barabitwara, barabamenesha bahungira muri centre de pastoral Inshuti muri katedrali ya Cyangugu. Natwe aho twigaga ku mashuri twaratotezwaga, abana twigana bakadutoteza n'abarimu bakadutoteza bagira bati bene wanyu bateye igihugu ariko muzabyishyura. Twabaye mu bwoba, umuntu akabona ko byanze bikunze hari ikintu bihatse kandi gikomeye. Intandaro rero cyangwa imbarutso iburupfu rwa Habyarimana ku itariki 7 z'ukwa 4 1994, mu gitondo tubyutse twategaga amatwi radio twumva nyine ko Habyarimana yapfuye. Papa yari mwarimu, yari umuntu ujijutse, yahamagaye abavandimwe be arababwira ati ikiza gukurikira kuri ibi ngibi nta kindi ni urupfu, mureke duhunge. Niko byagenze, kandi arababwira ati duhunge dutatanye. Ndabyibuka jewe niwe twajyanye, najyanye na papa na mukuru wanjye na murumuna wanjye kwa data wacu, yerekeza mu gice y'igishagamo ahitwa Imukoma, muri segiteri ya Mukoma. Twaragiye tugezeyo ku itariki 9 duhungira ku rusengero rwa ADEPR, niho twasanze abatutsi bo mwako gace bose bahungiye. Tuhageze banyira urusengero mu gitondo ku munsi wakurikiyeho baraje baradusohora, baravuga ngo ntibashaka ko amaraso y'abatutsi ameneka muri urwo rusengero, ni dusohoke dushaka iyo tujya ku misozi. Twasohokanye na papa, atureba mu maso, ubu nibwo njya mbibona kuko nanjye narabyaye. Arangije adusezeraho, ahagarara hanze aratubwira ngo nitujye kwa masenge wari ushatse aho ngaho Imukoma. Naraminutse mpindukiye murebye, azamura akaboko adusezeraho. Ntabwo twongeye kumubona ukundi, twakomeje urugendo tujya kwa masenge. Tugeze kwa masenge dusanga babasenyeye inzu nini bayisakambuye, bari mu kazu k'igikoni. Twaharaye ijoro rimwe na masenge n'ababyara bacu. Ku munsi ukurikiye interahamwe ziza kuhadukura zitujyana ahantu bari bakusanyirije abagore n'abana. Abagabo ubwo bari barakwimishwa birumvikana. Ku itariki 12 mu gitondo habyutse Kadode, abantu bavuga amatangazo y'ubuyobozi, bakangurira abatutsi bose bihishe kuva mu bwihisho bakajya mu nama yabereye kuri segiteri we kugarura umutekano wa hehe. Abatutsi bagiye kuri segiteri b'abagabo bose nta numwe wahavuye. Uwitwa Bahati Enoki baramwiciye, baramubaga, barya umutima we barawotsa, ngo ubwenge afite budapfa ubusa. Abantu barabafungiranye babashyira muri segiteri, bamenamo essence,
bashyiramo za grenade barabica barabarangiza nta muntu n'umwe waharokotse. Aho twari turi mu giturage ubwoba bwakomeje kwiyongera, cyakoze turimuka tuvaho tujya ku rusengero rw'abadive rwaraho mu Gahinga, turahirirwa. Bigeze nka saa 5 interahamwe ziraza n'ubundi zibwira abagore bari bahari, abagore bumva nibo bari basigaye, ngo nibaza nabo bana bareke kwicwa n'inzara bajye kubaha ibiryo bari babazaniye. Ariko nta biryo bari bazanye mu by'ukuri, yari strategie yo kugira ngo abantu begerane batoremo abana b'abahungu babice abamari. Niko byagenze. Baradusohoye, ngewe nkumva ko bazanye ibiryo, nanjye nari umwana mfite imyaka 14, numvaga bazanye ibiryo koko, ndavuga reka njye kurya kuri ibyo biryo. Njya kuri wa musitari bavanamo abakobwa babasubiza ba nyina, twebwe abahungu batujyana ku cyobo badushyira ku murongo. Twari abana benshi bagera nko mu 120 ndabyibuka, baturuka iruhande batema. Interahamwe yitwa Gasota yari yashyize igiti ku mwobo, umwana yaramukururaga akamwambika yirose akaritema rikagwa mu mwobo. Nari ndi kuri uwo musitari nganiriza urupfu ngewe, ndaruganiriza ndarubaza ngo warupfuwe uku niko ngiye gupfa? Ruransuzugura ntirwansubiza. Icyo nakoze narihanganye, ariko Gasota yubuye amaso yihanagura amaraso mu maso, areba muri wa musitari arambona, aravuga ngo iki cyane si cyo kwa mwari mukagiruka ngo bakora iki hano? Batubwiye ko isi yahungiye ino, muva muri uwo musitari wora baza twerekeye aho so ari. Abamvanye muri wa musitari arakomeza aratema. Indi nterahamwe yari aho yaramwegereye, sinamenye ikimubajije, imfata akaboko irantwara imvana muri uwo musitari, anyura inyuma y'urusengero anjyana iwe yaratuye hafi aho ngaho. Arambwira ati nturi umwana wo kwa mwari mukagiruka, hano uzahasiga ubuzima, shaka ukuntu uva muri iki gice usubira iwanyu Shangi, imukoma byakomeye ntabwo wabona uko warokokera. Niko byagenze. Narihisha uwo munsi mw'ibyo bishyimbo, hari igihe cy'imvura nk'iyingiyi nyinshi cyane, nihisha mu bishyimbo. Ku mugoroba nsubira kuri rwa rusengero kureba abavandimwe banjye twagendanaga babiri, nsanga baraharimo ntacyo babatwaye, ndabafata tuva imukoma dusubira iwacu Shangi aho twavukaga. Nimbabwira kugenda mwumve ko nabyo byari nk'urupfu, kubera ko bakoraga amarondo ku manywa bagakora amarondo nijoro. Mu by'ukuri kuva ahantu ugira ahantu ujya byari bigoye cyane, wari umusaraba. Ariko urwo rugendo nararugenze kuva iwacu, kuva imukoma njye iwacu Shangi, abahazi ni urugendo rw'iminota nka 30, ariko nahagenze amajoro 2 n'umunsi umwe. Amajoro 2 n'umunsi umwe bwankereyeho, ngeze mu irimbi ry'ahantu biti Gafuba, turahirirwa turahihisha, bugorobye turongera turasindagira. Byasabaga kugenda wakumva abantu bavugiye aha ukaryama ugategereza ko batambuka cyangwa baceceka. Tugeze iwacu Shangi mu rukerera, nigira inama yo kujya kureba papa wo muri batisimu, niho nari mpingukiye. Ngezeyo ndakomanga mu rukerera, umugore wari unkingurira, amaze kunkingurira ankubise amaso ararira cyane, amarira menshi y'umuntu w'umubyeyi. Arambwira ngo bari bababwiye ko twapfuye, atariko ntabwo byakunda hano, ntabwo nabagusha kuko naso muri batisimu nagera ahangaha arakwicira. Icyo nakoze yashyize n'ubundi ahantu arampisha mu bishyimbo hafi y'inzira ebyiri yamanukaga n'iyatambikaga munsi, ndahaguma. Ariko nza gusanga naho ndi buhasiga ubuzima n'abo bavandimwe. Dufata icyemezo cyo kuhava, twinjira mu ishyamba ry'umuzungu, ahantu abadage bageze bwa mbere mu Rwanda hari iwacu Shangi. Tuva muri ibyo bishyimbo tujya mu iryo shyamba, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Twarirutse, twarashinguye turiruka, bwari bwakeye harabonaga, dusanga umwana utuzi wo muri karitsiye ari kuvoma ku Kivu. Avuza induru aravuga ati mutabare, mbonye abatutsi bo kwa mwari mukageruka, mutabare mutabare. Interahamwe ubwo zahise ziduhomboka inyuma, twinjira muri rya shyamba nazo zituri ku mugongo. Dusanga ahantu bari barakase ibyatsi bya pasiparumu, ikirundo kinini cyane, tubyinjiramo duseseramo hasi. Baraje badushatse mu iryo shyamba amasaha atari munsi y'abiri, bazeyutse batubuze baragenda. Ariko ntibagiye gusa, basize cya kirundo cy'ibyatsi turimo bagitwitse. Baragitwitse
umwotsi udufunga umwuka, ariko nyagasani urumva imvura nk'iyi utwitse ibyatsi byo hejuru, hasi haba harimo amazi, ntabwo umuriro watugezeho. Twagumye mw'ibyo byatsi tuza kubivamo ku mugoroba, ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Wa mubyeyi mama wo muri batisimo yavuze ngo abantu bari guhungira Ishangi ku kiliziya, niho bazarokokera. Ubwo twashyize nzira tugishangi n'abavandimwe turagenda. Iryo joro ntitwongeye no kugenda twihishahisha cyane, twaciye mu muhanda nyabagendwa, turagenda tugiye kugera kwa padiri Ishangi, tugwa kuri bariyeri y'interahamwe yitwaga Bonaventure, nawe yari mwarimu. Dusanga bacanye ikibeya, bari kurya inyama muri urwo rukerera, banywa za byeri, bafite amaliste, basoma abapfuye, abatarapfa, ibintu byose babaga babifite. Jenoside yari yarateguwe, ababihakana barabihakana, ariko yari yarateguwe. Bahita babwira Bona bati dufasha abana ba mwarimu mugenzi wawe Kageruka Emmanuel. Ati nimubabike nimbyuka ndabica. N'ubundi ndongera nganira n'urupfu. Ndarubaza ngo igihe nirukankiye nkaba naringeze aho abandi bari, ubu naha ngiye gupfira. Abatutsi bari barahunganye inka kwa padiri, n'interahamwe zikaza kuzibaka zikazijyana. Muri icyo gitondo hari abari bavuye kwambura abantu inka aho ngaho kwa padiri, bazimanura bazikubita bazirukanza. Ba bantu bari baducunze ngo Bona abyuka twice, bibagirwa hari ko baducunze cyangwa n'Imana yabahumye amaso kugira ngo tuvaho. Birukanka kuri za nka ngo babatwaye inka barazimaze, barirukanka baratwibagirwa. Batwibagiwe natwe turiruka tujya ku kiliziya. Birumvikana twazamukaga mu mirima nta guca mu nzira. Tuhageze abajandarume baradufata. Abajandarume babaga bahari, ntabwo babaga barinze abantu, ahubwo babaga bari kudufata ku jisho. Baradufata, hagati aho babandi nabo birukanse ku nka bagarutse batwirukanseho, n'ubundi baraza basanga abajandarume baturyamishije aho hasi. Umujandarume umwe akavuga ngo nibaturekure baduhe izo nterahamwe ziye kutwica. Undi warimo witwa Faustin akavuga toya, aba bana niba babacitse bakaba batugeze mu maboko nibinjire bazapfira rimwe n'abandi. Twinjira mu kiliziya gutyo. Tugeze mu kiliziya Ishangi dusanga harimo abantu benshi. Abantu bahazi Ishangi ni ikigo kinini, hari kiliziya ishaje, hari inshyashya, hari amashuri, amasogonderi, primeri, ibibuga, hari huzuye abatutsi, kuko urwibutso rw'iwacu n'umunsi rushyinguyemo imibiri y'abantu 17,300 n'imisago, kandi bose baguye aho ngaho. Turinjira, abantu bari buzuye mu kiliziya, ababyeyi, abana, abagabo b'inkomere, ntacyo kurya, ntacyo kwifubika, ari imiborogo. Mu by'ukuri kuhagera byari agahinda. Cyakoze ngezemo nsanga mama arahari n'abashiki banjye bo barahageze. Tuhageze tubabwira inkuru ko data yapfuye, ko bari baramwiciye aho ngaho Mukoma. Arababara, ariko nta kindi yari gukora. Tuguma aho ngaho mu buzima bushaririye bubi butagira kirengera. Abapadiri twahungiyeho, Musenyeri yaraje arabatwara badusiga muri iyo kiliziya twenyine, nta mupadiri uhari. Adusigira umupadiri umwe w'imbuza kurahira yitwa Amategeko Matusi, arafunze. Ubu ngubu bamukatiye burundu. Yari umwambari w'interahamwe. Icyo yakoraga ni ukuzana abantu, interahamwe akazizana gutoranya abagore bajya gufata ku ngufu, abantu bashaka kwicwa akabazana, akabaha interahamwe zikajya kubica. Nuko twabanye n'uwo mupadiri kuri paruwasi. Tuba muri ubwo buzima. Buri munsi twarwanaga n'interahamwe zaje kutwicamwa abantu, zikaza zikica nk'abantu 100 zikagenda, ejo zikagaruka, ibitero bigenda bihinduranya, ariko tukirwanaho dukoresheje amabuye, dukoresheje imyase, dukoresheje ibishoboka byose tukirwanaho. Baje kubona rero ko bitazakunda twirwanaho, bitihutisha jenoside nk'uko bari barabiteguye. Sous-préfet Munyengabe Theodore yavukaga iwacu, yaje kudukoresha inama, avuga ngo impamvu interahamwe zidasiba kuza ngo nuko tuzirwanya, ngo tutazirwanya ntizizagaruka. Adutoramwe abantu b'abahanga, adutoramwe abantu b'abacuruzi bagera kuri 50, abapakira mu modoka abatwara muri stade Cyangugu. Dusigara tumeze nk'ingabo zidafite umutware, tutazi icyo gukora, tutazi igikurikiraho. Barashuka abantu n'uwari wahunganye n'inkoni barayimwambura, dusigara tumeze nk'impeye. Uwo munsi wakurikiyeho haje igitero n'ubundi kica abantu bagera nko kuri 200. Ariko haza kuza noneho icyarurangiza, igitero cyarurangiza cy'interahamwe yo mu Bugarama yitwaga Yusufu azanye interahamwe zuzuye amabisi, yari amabisi nka 6 ku itariki 29 nka saa 10 bari bahageze.
interahamwe zambaye amakoma zifite intwaro za gakondo, bafite imbunda, bafite amagrenade. Saa 11 bari batugezemo batwiraramo, baratwica, ariko bica abantu uwo mugoroba. Ni nayo tariki twibukaho iwacu Shangi. Bisha abantu imiborogo, abantu baraboroga, kuboroga birashira, abantu bapfa nk'intama z'imbago. Baca imiryango ya kiliziya binjiramo, bakoresha ubuhiri, amahiri babaga barateyemo imisumari, batema abantu, batema abana, batema abakecuru. Ikintu cyaturokoye mwo mugoroba twe tutapfuye, no umuvandimwe twari twarahunganye waruzi by'amashanyarazi, yaragiye yica amashanyarazi, bijya mu mwijima, baravuga ngo bataza gutemana nabo, barataha, ariko n'ubundi barazindutse mu gitondo. Ngewe rero uko narokokeye mwiyo kiliziya murayizi nta cyumba kibamo, ntabwo wasobanura ukuntu umuntu arokokera mu kiliziya. Nagiye kuri aritari nk'aha mpagaze, noneho abantu banyirundaho hejuru, abangiye hejuru bose barabishe ku buryo wasunikaga umuntu ugasanga bamuciye umutwe, ugashyira akaboko ukumva akaboko kagiye mu muntu. Amaraso y'abantu narayanyoye, amaraso y'abantu yarantwitse, kuko bankura muri iyo mirambo, bankuruye uruhu rw'amaguru rusigaramo nk'uko umuntu avana mu isogisi. Mvamo ndagenda nihisha mu gikari muri garderobe y'abapadiri, nyiyubikaho. Saa 11 za mu gitondo n'ubundi interamwe zari zihageze, ziraza, uwarokotse, uwakomeretse n'ubundi barongera barica muri icyo gitondo kugeza nka saa 2. Baravuga ngo kwica niba yahagarike batangira bajye gushyingura abo bantu bari bamaze kwica. Niko byagenze, babaye nk'abahagaritse gatoya, batangira gushyingura ari umunsi w'isoko, bahagarika n'abari kujya mu isoko baza kubafasha gushyingura. Noneho bakatubwira ngo bajyanye abantu kuri Croix Rouge. Icyo bo batujyanagamo yari fose ijyamo imyanda y'abanyeshuri, cyobo kinini cyane, cyari kinini cyane. Bakajya babeshya abantu ngo ni Croix Rouge ngo iri kuhavurira abantu, ngo n'uwakomeretse gahoraze, umuntu akagira ngo koko hari Croix Rouge. Icyo cyobo nakigezeho, ubu mu ndeba ndi umurame. Icyo cyobo nanjye bakintwayeho, interamwe zankuye muri iyo garderobe, zinjyana mu babyeyi bari bakomeretse gakeya, bari mu ruhavu, ahantu bari babicaje mu rubavu rwa kiliziya. Nicarana nabo, hashize akanya bari gutwara iyo mirambo, bangarukaho, baraza bavuga ngo mwaba ababyeyi nimusake murebe ko nta muhungu urimo. Basatse basanga twarimo turi abahungu bagera nko muri 8, nanjye ndi muri abo ngabo. Baratwambura, ubwo nta kindi cyakurikiragaho, wagomba guhita ujya kwiyo Croix Rouge bakagutsindayo. Ngewe rero bampaye umwana twiganaga witwa Kamanutse, yari afite icumu ry'ingobe. Baramubwira bati sha, bati wari wica umuntu atoya, ati fata uyu nguyu, ati fata uyu nguyu numugezayo umuterera icumu mu mutima ukururi, ati reka, ati ndabikora. Baduhereza akana bari bacuje umubyeyi aho ngaho twari twicaye muri abo, bagakubise ku rukuta, akana k'agahungu, bamuvanye mu mugongo wa nyina bamukubita ku rukuta rwa kiliziya, ubwonko burasohoka, bamuterera nyina. Uwo niwe bampaye ngo njye kumushyingura, hanyuma uwo mwana tumutwaranya Nsindeye. Twaragiye tugeze ku cyobo, turi kugenda ndamubaza, Kamanutse ko twiganye uranyica nakugize? Arambwira ati ndakwica, tubu abatutsi mwaremewe gupfa. Ariko tugeze kuri Croix Rouge, kuri icyo cyobo bitaga Croix Rouge, ibintu byahaberaga ntabwo ari ibintu amaso y'umuntu yaremewe kureba. Ndababwiza ukuri, umuntu umwe yabaga ari kwicwa n'abantu nibura nka 20. Warahageraga ugasanga imipanga irashabira, amahira arashabira, amacuma arashabira, abo bashyizemo bacuramye, abo bashyizemo batarapfa. Mpageze uwo mwana arebye ibintu biri kuhabera, nawe agira ubwoba, ararangara gatoya, muca inyuma ndirukanga. Amaguru yari yagize ibinya, ariko nta kundi, y'amagara atewe hejuru buri muntu asamaye. Ndasindagira, ngeze mu kibuga hagati, mpura n'interahamwe ebyiri, baturage wa mwana wambaye ubusa kugomba gupfira hariya. Baramfata bansubiza inyuma, nabibwira ariko hari umurambo uri hariya muri ba bagore, ngiye kuwuzana mu nyice, nimureke ngiye kuwuzana hariya, banze kunyica ntarawuzana. Baranzunguje abagabo babiri b'ibigango, baranjugunya nuko hari mu mvura, inda iragenda ivaho uruhu. Ariko ndaryama nitekerezaho, ndeba inyuma mbona bakomeje, ndebye imbere mbona nta bantu bahari, ndasindagira, ndongera ndiruka ngera muri baba mama. Ngeze muri baba mama, batuye umuhungu aradukoraho, abana bacu babamaze, ugarutse gukora iki? Sangamo umugore wa data wacu kubw'amahirwe afata umurambo wari uraho w'umubyeyi,
urukenyeye udukanga awuvanamo utwo dukanga n'ubundi n'abandi bari kubamburira ubusa. Utwo dukanga aratunkenyeza anyicaza mwabo bagore, abwira abagore uyu mwana uvuye ku cyobo akaba atapfuye, ni mu mwihorere urupfu rwe niruzaza. Nicara mwabo babyeyi, bibaye nka saa 8 bavuze ifirimbi iti ntihagire umuntu wongera kwica umuntu ahangaha. Ubwo tumera nk'abarokotse uwo munsi, ariko za nterahamwe ziri ku cyobo zigiye gutaha zikanyura mwabo bagore ngo zize gushakamwe abagore zijya kugira abagore n'abana bazajya babarerera abana. Interahamwe iraziranyigomba rwose irambwira iti wowe ndagutwara uzajya kunderera umwana. Ntekereje ko n'umuhungu ukenyeye ibitenge, ntekereje ko umuhungu ari ikizira, ndavuga nti uwo munsi wanjye noneho n'uyu. Uwo mubyeyi arambwira ati humura, ariko nkaba nari nicaranye na mushiki wanjye muto wari warokotse nawe ari aho ngaho nta n'igisebe nta n'uwamukoze. Mbwira uwo mubyeyi nti wanyingingiye uyu muntu tukamuha mushiki wanjye ngewe nkareba ko narenga uyu munsi. Mushiki wanjye twazanye ari hano yabyibutse ajya ambwira ati warantanze. Ariko yaragiye, abo bantu bamutwaye baragiye, arera abana babo koko akagererwa ahetse abana, ariko baramurengera ntibamwica ararokoka. Ubu ariho nawe yabyaye abana be. Aho hantu twarahagumye burira ndaharokokera, dusigara turi abantu bakeya. Abantu urumva ahantu ari ibihumbi 17 n'imisago bahaguye, twari dusigaye turi abantu, abagore n'abahungu twana tw'uduhungu duke cyane. Abantu bari bashize mu by'ukuri, twari dusigaye turi mbarwa. Tuguma aho ngaho ntacyo kunywa, abakomeretse nta miti, cyakoze ababikira baratwitangira bakajya baza bakavura ibisebe by'abantu aho ngaho, inkomere, imiti ntayo, ibyo kurya ntabyo. Hagati aho n'amazi yazaga kwa padiri, interahamwe zirayakata. Amazi niyo yaradutunze nayo bayakuraho. Twasigaye rero tunywa ikiziba, imvura nk'iyi yahita tukajyaho ibiziba byaretse tukagotomera, tukagira iminsi yo kubaho kubera ayo mazi twanyoye. Twabaye aho ngaho mu buzima bugoye, tubana n'uwo mupadiri witwa Amategeko, na n'ubu ntiyemera icyaha. Akirirwa aragiye inka ari kuvumbura abantu bihishe mu mashyamba aho ngaho, yabona utarabutse ugiye gushaka icyo kurya akagutanga bakakwica. Igihe cyarageze rero baza gufata icyemezo cyo kudukusanya. Abatutsi bose barokotse muri Cyangugu baradukusanya batujyana ahantu bita Nyarushishi. Ntabwo bari bagiye kudukiza mu by'ukuri. Nyarushishi yari centre batwegeranyirijemo kugira ngo bazabone uko batwica, ndetse bavugaga ko ngo bazaturenza ku mubyeyi, ngo nibashyingura Habyarimana nibwo bazatwica nyuma ngo batworose umubyeyi. Tujya Nyarushishi. Nyarushishi nimvuga Nyarushishi ni umusozi utabaho inzu, ni umusozi n'ahantu hatari ubuzima, nta mazi, haba imbeho nyinshi. Baragenda abavuye Ishangi, abavuye kuri stade, abavuye Imibirizi, abavuye ku Kibuye, hari nabi Butare bari bahazanye. Ngeze aha rero ikintu cyitwa zone turquoise cyari muri kiriya gice cy'iwacu cyatumye twebwe jenoside ikorwa igihe kirekire. Jenoside yararambye, interahamwe zabonye umwanya uhagije wo kwica abantu, zarishe ziriyongeza. Hanyuma umuntu warokokiye muri kiriya gice nawe ni umurami, ni inkirira hato. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu yasobanura ukuntu yarokokeye muri zone y'Icyangugu. Bagamba iki n'abambari be barabicanyi bo ku rwego rwo hejuru, ubwicanyi babukoze neza bisanzuye, bica abana, bica ababyeyi, bica abakecuru, isi yose mbese barishe barimonogoza. Ubwo twageze Nyarushishi, HCR ikaza ikaduhema tukazingazinga tukajyamo, ikatuzanira n'ibyo kurya Croix Rouge. Hashize itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu, ubu ni wo munsi wacu wa nyuma twagombaga gupfaho. Interahamwe zaturutse mu makomine yose ya prefecture ya Cyangugu zaje kutwica, zaje kuturimbura. Zarahageze kubw'amahirwe umuyobozi bavuga menshi yari Lieutenant Colonel, bavuga menshi yari Lieutenant Colonel ashinzwe gendarmerie. Yaraje yirirwa aho ngaho aducunze kuva mu gitondo kugeza nka saa 9, nta wanyoye amazi, dutegereje gupfa turi kureba interahamwe zatuzengurutse. Abantu benshi baruta bari baraho ngaho. Araza sinzi ukuntu yakoresheje ubuhanga bwe bwa gisirikari, arakumira izo nterahamwe ntizatwinjiramo. Nka saa 9 zishyira saa 10 abafaransa bari basesekaye aho ngaho. Abafaransa baraza n'amajipe n'abanyamakuru na za kamera nyinshi na za helicopteri
zigwaho ngaho tugira ngo turakize bwahe bwokajye. Abafaransa baraje bigira mu bakobwa baraho barokotse babafata ku ngufu, bafata mu by'ukuri nta kintu Abafaransa bahinduye. Baraje n'ubundi interamwe zishaka kutwicamwe abantu bakaza bakanyura ku Bafaransa bakababa bakajya kubica. Twabayeho ngaho mu buzima budafite kirengera tutazi ibintu uko bizarangira. Hanyuma ariko Imana ntabwo ugiyemera ko abantu bayo bapfira gushira. Mu kwezi kwa munani, ahagana mu kwezi kwa munani, twagiye tubona abasigaye batarapfa, tubona inkotanyi zirasesekaye. Dutinda kubyemera, ibyishimo biraturenga, iyo shusho nayo ntijya imvamo. Imodokari, akamodoka k'agahirigisi gahingutse karimwe abasirikari bicaye bateranya imigongo, baraza bahageze binjira mu nkambi, baraduhumuriza, baratubwira ngo utarapfuye utarapfa ntacyo kibaye. Turarokoka duhobera ubuzima. Ibikomere birumvikana ni byinshi, byari byinshi, ibikomere byo ku mutima, ibikomere byo ku mubiri, ariko inkotanyi zihageze twaravugaga ngo ahwi utarapfuye nibura agiye kurokokera mu gihugu kizima, agiye kurokokera mu gihugu kirimo amahoro, agiye kurokokera mu gihugu kitari mu ivangura ryari ryarayogoje abantu. Nageraho rero ngashimira cyane inkotanyi zari zirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mwarakoze cyane. Na amateka yacu nituvuga ngo mwarakoze cyane, mujye mubyumva muri sanse y'amateka yacu. Mwarakoze mu izina ryanjye bwite no mu izina rya bagenzi banjye twarokokanye. Kuri iyi nshuro turabashimiye, mwarakoze cyane. Yataba inkotanyi uno munsi nanjye mba ndi mu rwibutso banyibuka nkuko tujya kwibuka abandi, ariko mu by'ukuri mwarakoze. Twarokokeye mu gihugu rero kiduha icyizere cyo kubaho, dukomezanya n'inkotanyi urugamba rwo kwiyubaka, tujya ku mashuri turiga. Ngewe ubwo muri 1994 nari nsibiye mu wa gatandatu kandi nari umuhanga, ntago gutsinda byabagaho. Twararokotse tujya mu mashuri turiga. Ubu narize ndangiza sogonderi, niga na kaminuza. Abana banjye mfite abana 4 bariga bose, nabahanga. Umwana ariyigira agatsinda akajya ku ishuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwarakoze cyane. Twariyubatse, mfite urugo, mfite umuryango, abavandimwe twarokokanye bose nagiye mbashyingira ndabubakira. Ubu mfite abana dufitanye amasano 2. Hari abana mbereye nyirarume nkaba ndi na sekuru, kuko ninjye washyingiye abo bashiki banjye. Ibyo byose nabifatanije n'inkotanyi kwe zitahaba ntaho nari kubikorera. Ubu rero turi amahoro, turi mu gihugu cyiza, ibintu dukesha imiyoborere myiza. Impamvu tuba tuvuga ubu buhamya nk'ubu mvuze ntago ari ukuzura kabuze, ni ukugira ngo abana bacu bamenye ikibi twabayemo, bamenye icyatubayeho, bamenye icyo birinda. Nituvuga ngo never again, abana bumva icyo tuvuze. Nituvuga ngo ibi ntibizongere, abana bumva icyo tuvuze. Nituvuga ngo twamaganye ingengabitekerezo ya jenoside n'igisa nayo cyose cyatuma u Rwanda rusubiraho rwavuye, abana bumva icyo tuvuze. Bana bacu abakiri batoya, igihugu ni icyacu, ntabwo dukwiye kumva amabwire y'abadusenya, ahubwo dukwiye kumva inama z'abatwubaka. Tukubaka u Rwanda rwacu rukomeye ruzaramba, abana bacu bakazakomeza kubaho mu gihugu cyiza nk'iki turimo dukesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane, twibuke twiyubaka. Imboni TV, imboni ya rubanda.